Uyu ni umunyarwandakazi wamamaye cyane mu gihugu, agakundwa n'abamuzi ndetse n'abatamuzi ariko bamwumva mu nkuru zitandukanye. Yanyuze mu bihe ahura n'amahirwe arayafatiranya, yirinda ko yamuca mu myanya y'intoki. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Cyuzuzo Beyonce, mu Rwanda azwi nk'umufotogarafa mwiza cyane. Yafotoye ibyamamare bitandukanye, amakipe yo mu Rwanda hafi ya yose yaramwigaruriye kubera ubushobozi bwo gufotora neza. Yamenyekanye cyane ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yigeze kumugira umufotozi w'abakinnyi b'iyi kipe. Muri uyu mwuga icyo yicuza ndetse n'icyamugoye ni umunsi abona amahirwe yo gufotora umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, ariko bikarangira atamufotoye. Wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo aya mahirwe amucike? Icyo usabwa ni ukumva iyi nkuru y'ubuzima bwe bwose kuva akivuka kugeza uyu munota. Nitwa Bihoyiti, mbahaye ikaze mu makuru y'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Uyu Cyuzuzo Beyonce yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba, ni ku Kibuye mu karere ka Karongi. Abana na mama we gusa kuko nta bandi bana bavukana, kandi yatangaje ko se umubyara yitabye Imana. Gusa Beyonce uyu munsi ushaka wamubariza mu mujyi wa Kigali kuko niho aherereye, naho akorera akazi ke ka buri munsi. Ni gute yisanze ari ku rwego rwo gufotora ibyamamare bikomeye, harimo abahanzi ndetse n'abakinnyi batandukanye? Uyu Beyonce yize amashuri primary arayisoza, ahitira akajya segonderi nayo aza kuyisoza. Ubwo yayisoje hari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Agisoza kwiga segonderi ntabwo yatinze kuko yahise ajya kwiga kaminuza. Gusa agisoza segonderi yatangaje ko yari umunebwe kandi yumvaga nta mpano n'imwe afite. Ubwo mama we wamukundaga cyane birirwanaga mu rugo, yageze aho amubwira ko byaba byiza ashatse ikintu yaba ahugiyemo. Uyu Beyonce yize accountability muri segonderi, ariko yayitegereje abura ikintu na kimwe yakora. Cyakoza akumva yacuruza ibintu bijyanye n'imyenda. Mama we acyumva icyo gitekerezo yamubwiye ko bitakunda, ahubwo ko we yifuza ko yajya kwiga imodoka. Nabyo ntibyagenze neza kuko byaje kurangira bidakunze. Mama wa Beyonce nibwo yamuhaye ikindi gitekerezo, ati mwana wanjye jya kwiga gufotora bizakubeshaho mu buzima bwawe. Cyuzuzo Beyonce avuga ko byamugoye kwiga gufotora kuko we yumvaga azavamo auditeur, wa muntu ujya kugenzura imikorere ya kampani ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Cyakoze igihe cyarageze yisanga yakunze umurimo wo gufotora, mama we atangira kumukodeshereza kamera. Atangira kujya kwigaragaza mu mikino itandukanye, agafotora ndetse n'abakinnyi batandukanye. Nyuma yaho gato nibwo yahise ajya kwiga muri kaminuza ya IPRC. Gusa ikipe ya AS Muhanga yajyaga imujyana mu mikino itandukanye, akajya gufotora abakinnyi b'iyi kipe. Ibyo byose ni nako byamuhishaga amafaranga ndetse n'abakunzi be bakiyongera. Uko bukeye n'uko bwije yumvaga agomba kuzafotora Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR. Ntibyatinze yahise afotora mu ikipe ya Rayon Sports muri iyo minsi, ari nabyo byatumye abantu bose bamushagarira cyane. Nyuma gato yagize amahirwe ikipe y'igihugu y'Amavubi nayo imuha akazi, mbese ubuzima burahinduka. Ibindi beyishimira ni umunsi yagize amahirwe akemererwa gufotora umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Ariko akimugera impande ikiniga cyaramwishe kubera urukundo ndetse n'amarangamutima, birangira atamufotoye. Kugeza uyu munsi she is the best photographer in Rwanda. Nitwa Bihoyiti, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Iki ni ikiganiro amateka y'ahantu, ibintu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Gusa uyu munsi twari turi kuvuga ku mateka y'ibyamamare bitandukanye, ubwo twibanze ku mufotogarafa mwiza cyane w'umukobwa nyarwanda witwa Cyuzuzo Beyonce, ufotora neza abantu bakabikunda. Tuzahure mu kindi kiganiro tuvuga ku bindi byamamare bitandukanye byo mu isi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, tukubaka umurongo mugari wa YouTube, mbese ukaza ubonera byinshi bitandukanye.